Yes, nk'uko bisanzwe iyi ni BNN TV show. Uyu munsi rero twabazaniye byinshi birimo topic cyangwa se ingingo igira iti ahantu 10 hateye ubwoba kurusha ahandi ku isi. Wakwibaza utese ni iki kijya mbere? We rero uri kumwe na BNN TV show, reka dukomeze tukugezaho bimwe mu byaranze aho hantu 10 ku isi. Banza tumenye uti ese ni hehe, ese haranzwe n'iki? Yes, rero nk'uko bisanzwe dukorere subscribe, share na comment ubashe gukurikira byinshi bigiye kunyura cyangwa se guca kuri iyi YouTube channel yacu yitwa BNN TV show. Ahantu hambere rero ni hehe? Hano hambere hateye ubwoba ku isi ni mu gihugu cy'Ubuyapani. Ahantu mu gihugu cy'Ubuyapani hateye ubwoba ku isi kandi kurusha ahandi. Ni umusozi umwe wabayeho ikintu kimeze nk'igitangaza cyangwa se gitangaje. Uwo musozi wakwibaza utese byagenze bite, bimeze bite? Uwo musozi rero nta kundi umusozi wateyeho ikintu kimeze nk'ikiza. Yatangiye ari nk'indwara ariko cyari ikiza mu by'ukuri. Icyo kiza rero cyatewe n'iki, cyitwaga gute, ese cyarebaga bande? Ubundi dusanzwe tuzi ko ikiza kitarobanura gihera ku murongo, ariko iyi noneho ntiyabaye indwara, ntiyabaye n'ikiza, byabaye amayobera. Ni indwara yaje ariko ifata abana. Iyo ndwara yaje ifata abana batoya ndetse kugeza ubwo byafashe indi ntera. Ni indwara yarwaraga abana gusa batoya, bakamera yari imeze nk'ibicurane cyangwa se za ndwara z'abana. Ku babyeyi muhita munyumva neza. Hanyuma rero iyo ndwara yarazaga, umwana akayirwara mu minota itarenze 10 akaba arapfuye. Wakwibaza utese niba buri mwana wafatwaga buri minota 10 akaba arapfuye, kandi mu rugo rumwe nibura mu ngo 3 ntibwiraga urwo rugo rutarwaje uwo mwana, rutanapfushije uwo mwana. Iyo ndwara rero, iyo ndwara yaje kuba indwara y'akaramata, yaje kuba indwara iteye ubwoba. Hanyuma icyo gihe ababyeyi barahangayitse. Nawe urabyumva, uramutse ubonye umuturanyi yarwaje umwana ako kageni, ukarwaza umwana ndetse ku buryo iyo ndwara yaburiwe umuti, iburirwa n'urukingo. Yes, nk'uko bivuga rero byegeranyo cyangwa se ibyo twakurikiranye by'amakuru ya nyabyo, iyo ndwara yarazaga igafata umwana agapfa. Bigera ku rwego rw'uko nibura ku munsi muri ako gace cyangwa se muri uwo mudugudu, ni ahantu hatari na hanini mu by'ukuri, ako gace cyangwa uwo mudugudu hapfaga abana bageze muri 30 ku munsi. Iyo ndwara rero yaje kuba iteye ubwoba, iza guhahamura abantu ku rwego rwa rundi wowe udashobora kumva. Iyo ndwara umwana wayirwaraga wese yarapfaga. Hanyuma biza kurangira icyitwa umwana cyose muri uwo mudugudu gipfuye cyangwa se kihaburiye ubuzima. Wakwibaza utese ababyeyi b'abo bana byagenze bite, ese babigenje bate? Baze napfushije umwana 1, 2, 3, 4, 5 wari ufite bakagushiraho, ese wowe wasigaraho ukora iki? Ababyeyi babyaye barabizi uko umwana aryoha, wowe utarabyara birakureba. Hanyuma rero byageze aho abana bamaze gushira ku babyeyi, ababyeyi basigara bameze nk'ibiti. Mu by'ukuri ababyeyi nabo, buri mubyeyi agafata inzira akagenda. Byaje kurangira hasigaye umugabo umwe yitwaga Matsu. Izi ni Abayapani rwose naho. Uwo mugabo rero yasigaye kuri uwo musozi wenyine, abona biramucanze. Atekereje ukuntu abana bari hari benshi kuri uwo musozi, bari kumwe n'ababyeyi babo mu ngo zabo, areba ukuntu ari wenyine biramucanga. Niko kwicara yigira inama
akora ikintu kimeze nka souvenir. Abantu batize igifaransa nabo bararushya. Souvenir ni urwibutso mu kinyarwanda. Hanyuma rero aza gukora anatekereje ku kintu kirambye cyane, ku kintu bita souvenir. Yabuze icyo akora, abona uwo musozi ukuntu wari mwiza, abona kuba bawuvaho gutyo gusa nabwo ntacyo baba bamaze nk'abantu. Yahisemo rero kujya akora ibipupe. Ibipupe murabizi, abantu bafite abana muzi n'ukuntu igipupe gifitanye umubano n'umwana, cyangwa se umwana afitanye igipupe n'umubano wa hafi. Mu rwego rwo kugira ngo bajye bibuka cyangwa se ajye yibuka abo bana, yakoze ibipupe byinshi bishoboka, abimanika mu biti, abirambika mu nzira, abirambika ku mbaraza z'inzu z'abantu bari barazivuyemo, ahantu hose ahashyira ibipupe. Kuri ubu iyo hageze usanganirwa n'ibipupe byashaje, ibindi bikiri bizima. Hanyuma rero muri ako gace ni uko amateka yaho yagenze. Hanyuma ahandi ni mu gihugu naho cy'Ubuyapani, hari umusozi bavuga ko hari muri 32 naho ngo hateye ikiza gihitana abantu, ariko cyo nticyarobanuraga. Urumva kuri ubu abo cyajyanye ni nk'abakurambere b'Abayapani. Hanyuma rero icyo kintu bahise bashyiraho systeme kubera urupfu rwa benshi, cyangwa se hatari hashobotse kuba bajya bashyingura umwe umwe kubera ubwinshi bw'icyo kintu. Cyabayeho nk'amarorerwa gitunguranye, kandi kitareba ngo urashyingura umuntu, ese wowe uzashyingurwa nande ejo. Byarabacanze bakajya bafata imibiri cyangwa se umubiri wo witabye Imana bakawushyira mu isanduku, bakagenda bakawurambika mu musozi. Bakora umusozi nka etaje, barawukoze bawushyiraho ama esikariye. Kugeza ubu ayo masanduku aracyahari. Abashoboye kujyayo barabizi, abashoboye kuhasura, ubu yabaye nka mize cyangwa se nk'ahantu ndangamurage hasurwa. Kugeza ubwo ayo masanduku bandikagaho n'amazina, cyangwa se ayo masanduka bandikagaho amazina ya ba nyir'imibiri irimo aho ngaho. Uyu munsi rero umwuzukuruza wa niba yari Matayo ni urugero, witabye Imana, kuri iyo sanduku iryo zina rye ririho, nubwo isanduku yashaje ikanashwanyagurika. Abantu rero basuzugura amateka ntabwo akwiye gusuzugurwa, amateka arahambaye. Hanyuma rero iyo sanduka iyo uyigezeho ukabona ari iya Matayo, ukaba uzi ko ukomoka ku muntu bitaga, cyangwa se ku mukurambere bitaga Matayo, iyo niyo ugira urwibutso rwawe, ukajya uhora uyisura cyangwa se ujya kwibuka wa mukurambere wawe. Nk'uko n'uyu munsi umuntu ari kujya ku gituro agasura uwe, yarangiza niba ari indabyo akazishyiraho akagenda. Ibyo rero si ibyo gusa, dufite n'ahandi hantu hateye ubwoba. Wowe ukidukurikiranye, kora subscribe, share, utange comment, dukomeze kandi data